Ntekereza rero ko umuntu wumvishe amateka y'ubuzima bwanjye akwiye gutangazwa n'ukuntu mu by'ukuri nta rwango mfitiye abantu bo mu Nkotanyi, ndetse nta n'urwango mfitiye abantu bo mu Batutsi, kuko nagombye kuvuga nti abatutsi nibo batwica, abatutsi bo mu Nkotanyi, nkavuga nti abatutsi nanjye mbese nkakwirakwiza urwangano, cyangwa se nkavuga nti ni babi, nkaba nagira n'ibintu byo kwihorera. Ariko ntabyo mfite habe na gatoya, ahubwo Imana yampaye urukundo, ariko byose byanyuze mu mbabazi n'urugendo nakoze rwo kubabarira, urugendo rwo gukira ibikomere, kuko mbona ko imbabazi ni imbabazi zigenda zikagera ku muntu ku giti cye, umuntu wagukoreye ubugizi bwa nabi, ariko hakabaho n'imbabazi zigera ku bwoko bwose. Kuko mu by'ukuri nubwo muri iki gihe ubutegetsi buriho bushaka ko havugwa cyane jenoside gusa yakorewe abatutsi, ariko mu by'ukuri icyabaye nanone habaye intambara hagati y'abahutu n'abatutsi. Kuko n'ahangaha mu bihugu byateye imbere, iyo ugiye ukagenda nko mu muhanda tuvuga, ukavuga ati nturuka mu Rwanda, bahita bavuga bati Rwanda, Hutu and Tutsi. Icyo kintu rero nacyo ni ikintu urubyiruko rukwiye kumenya, ko habayeho intambara hagati y'abahutu n'abatutsi. Ibyo bikaba byaragaragariye yuko bamwe boherezaga ingabo, bamwe bazoherezaga mu ngabo z'igihugu nyine, abahutu boherezaga abana babo mu ngabo z'igihugu, n'abatutsi nabo boherezaga ingabo mu Nkotanyi. Noneho rero ni ukuvuga ngo hari ingabo zari zihagarariye abatutsi n'ingabo zari zihagarariye abahutu zahanganye. Ubwo rero nkaba nshimira Imana yuko Imana yandinze urwangano ku bantu b'ubwoko bw'abatutsi, ndetse nta n'urwangano mfite ku bantu batugiriye nabi. Icyo rero akaba ari igitangaza Imana yampaye, kandi nkaba numva ikintu cyose ngomba gukora ubu ngubu ni ugukwirakwiza urukundo, gukwirakwiza imbabazi mu bantu, kuko imbabazi zonyine, imbabazi zigera ku bantu bakugiye nabi, kandi zikagera no ku bwoko bwose kimwe, ndetse n'abo mu bwoko bw'abahutu nabo mu bwoko bw'abatutsi nabo bumva ko abahutu babagiriye, nabo mbahamagarira gutanga imbabazi, bagaha imbabazi ababagiriye nabi, ariko bagaha n'imbabazi zigera ku bwoko bwose, kuko abagize nabi ni nk'aho banduje isura y'ubwoko. Ubwo rero nabo mu bwoko bw'abatutsi bahamagarira kubabarira ababagiye nabi, ariko bakababarira nabo mu bwoko bwose, ndetse nabo mu miryango yabo. Mpamagara n'urubyiruko rukomoka mu bwoko ubu n'ubu cyangwa buriya, gutanga imbabazi zigera ku bwoko bwose, bati mbabariye abo mu bwoko bw'abahutu, mbabariye ubwoko bw'abatutsi, ahubwo ikihutirwa ni ukuvuga ngo nimuze twese dufatanye mu mbabazi, mu rukundo, twubake igihugu kimwe, nta wuruta undi, twese turangana, nimureke dukundane, tubabarirane.